ubwo uribaza umugore wawe urabizi afite phone ya gatushe ire yanoye kandi uzi ko nakaza agira ako nshimira umuntu wayimuguriye abo afite touch ubwo nanjye ubwo abantu bari mu nanjye bamfashe phone urumva umuvandimwe wayimuguriye ndamusuje cyane yayimbishe urumva Rukundo basi iyo mbwiza ukuri kariwe ntago byari gutuma biba byiza meze bite se ni ariko na sister yanjye mbese murifashe murangambaye nawe murangambaye yari kubahuza none se kumuza nawe byari ngombwa yuko ubanza ukamubwira nanjye ukambwira iyo ubanza ukatubwiza ukuri oya nazo mwandikira SMS bebe urabizi ndakubaha pe ndakubaha ubwo njye ibyo nubimbwire Usuza kanezere kumeze neza uri hose mu kigiye gitandukanye barasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course nitwa Chekecho isi akameze cyane n'abana ukina n'abanyina usura abatandukanye mu bice bigiye bitandukanye asibanganya inkuta senyatanga isanamitima kuba mukuki uramamagaye ni Kigali News 250 kuri kamera zacu hari ikintu nangiye kuvuga ariko hari umuntu wambujije Jebare nyabo Cekiriyo turi mu Rwanda ntago turi Uganda amahoro y'Imana bane nawe kuri twese meze neza ni iby'agaciro kwakira bwa mbere kuri Kigali News 250 ariko ni mu rugo no kwera impamvu n'ibigeragezo nibyo nacagamo kugira ngo wenda akazi kanjye katakomeza kugenda neza ariko nitwigera tunanirwa cyangwa twigirishije tugomba gukora kugira ngo dukorere abafana bacu bigende neza umeze neza ameze neza cyane ndashima Imana ndakubona mu maso yawe utishimye nkuko nkuzi ariko aramuntu avuga ngo niko zubakwa ndishimye ariko yego uranyuzwe orega mu buzima ntago ari uko ntago biba ngombwa yuko ngugenda reka abantu bose yuko babaye biba ngombwa yuko usenga Imana ikaguha imbaraga zo kugira ngo nihajya n'umuntu muhura nagusomemo ijambo ngo urababaye cyangwa ufite ibiguhangayikishije yagahora umwenyura okay buri ikintu cya mbere bajya ngo kwereka buri wese ko wabaye sicyo gisubizo ahubwo mwereka ko wishimye nanone agahinda kagatore uwiteka niwe uzaba igisubizo cy'ibyunyuramo cyangwa cy'ibyo ubuzima bwawe n'iterambere ryawe turakwakiriye abadukurikiye baragukunda cyane abarundi kwanza reka mbasuhuze n'abanyarwanda impamvu mvuze ngo abarundi hari abarundi badukurikira ari Burundi hari n'abari muri Canada hari n'abari mu Suisse abari mu gushaka akazi muri Saudi Arabia muri Oman n'abari muri Amerika turabasuhuje cyane mwese njya mabona bashi baramamagara benshi turaganira baragukunda cyane by'agaciro nanjye ndabakunda amakuru y'umwana umwana ameze neza reka mpere ku mwana wenda mbere ko tujya ku bindi gusa uje bwije ariko kuri kamera bakubona neza ariko abadukorera n'abafana bacu nibajya banabona n'amashusho atasa neza batisi yako no munsi ntago bisa neza bajya no muri commentaire bigene neza ariko mfite cameraman bamwita Fisi nikosa atashaka gukora ko amashusho yasa nabi ndizera ko ameze neza mutera gatebe aho muri hose amadarapo muyazamure hanyuma mutugire inama hambira hangaha reka tugaruke ku mateka y'amanzi Prophet Manzi Sadunda ariko ngiye nari mukuyeho kandi impamvu ngo nari mukuyeho nawe ninza kubikubwira uraza kumbwira ko nawe wari mukuyeho kubera impamvu ariko tugaruka ku mateka ye nyuma yuko wari ahandi kwaza mu Rwanda ukaza kumureba kazana n'umwana ukigena neza mu murenge barambonye inshuti n'abavandimwe dusuhuze abantu bari Rwamagana Kayonza Kiramuruzi Nyagatare mwese turabasuhuje n'abandi bose mu mujyi wa Kigali abantu bo mu Biryogo kuri 40 mwese turabasuhuje twe turi mu murenge ibintu bigenda neza tugaruka tusubize amaso nyuma ku mateka ya Manzi Sadunda ibyanyuzemo birakwiye ko aka kanya yahita kubera undi muntu utari mwiza bitewe nuko mbere amakuru yo namenye imbere tutarabana narongera kwaruka ngo rongere mba umugore we ubuzima yaciyemo mbere n'ubuzima yaciyemo ubu ngubu arimo gucuma ubu ngubu
binyereka yuko nta tandukaniro y'ibyabagamo mbe n'ibyo arimo kunyuramo ubu ngubu yego nubwo mvuze ngo nta tandukaniro mbere uribuka yuko numvise ko yigeze kuba umutinganyi ubu ntabwo ari mu butinganyi nabaga ndi kumwe nawe cyane ahantu hose barabyibuka amateka ya ruhurura nanamushimira aho ari hose Manzi Sadunda cyangwa Porofete Manzi kuba yaributse kujya gusengera ahantu ruhurura yari mu mazi menshi cyane ndende akajya kwasengera yibuka amateka y'ibyabaye dukomeze nta kibazo urumva rero wenda ubu ngubu ho ukuntu ameze nanjye ntabwo ndabyakira gusa nyine kuko ari umugabo wanjye nubwo tutamiranye neza azahomba nkamwirukana gutya ugasanga duhora tumeze gutya ko ntabwo bikora ko ari umugabo wanjye njyewe nabonye mu mavideo mukora mbona bimeze nk'ibya Gaterera Nzamba kwa nyina wa Nzamba uwo mugane barabuza abanyarwanda wenda twabigarukamo nk'uko hari abantu bavuga ngo uri gishegabo bavuga ati madamu ntabwo ukwiye kwitwara kuriya hari uburyo wakitingamo ariko hari impamvu ariko birakwiye ko Sadunda wambaraga ibirere wambaraga imifuka wambaraga kora wambaraga ibibuno by'abakobwa bya bindi bishyiraho Sadunda bari umutinganyi akava mu mutinganyi akajya mu nzira y'Uwiteka ushobora byose akajya mu nzira nziza birakwiye ko akanya Manzi Sadunda yafata umusatsi we cyangwa ubwanwa bwe akiyindira wa mukomedi muri nimba ari muri Nigeria Kingwendo nimba ari Kingwendo nimba ari Ruburi n'abandi urabazi n'abandi benshi byatandukanye kandi ari umukozi w'Imana turabahuza gute umukozi w'Imana na Ruburi wo mu Rwanda Manzi Sadunda Prophet kugeza kuri izi saha ngiye nta gisubizo nakubonera kuko ajya kubikora ntabwo abanje kumpamagara mbese uko wamubonye nanjye niko namubonye sinzi impamvu yabimuteye kereka wari uhibereye akakubwira ati biriya isiyaka kugira ngo ibintu bigende kuriya hari impamvu yatumye biba shangiye kuvuga ngo ngiye kumusubiriza aho ngaho gusa ntago namwaka izina rya Prophet kuko ajya kurihabwa nari imari kuko nta nubwo ari wowe wari muhaye sinjye wari muhaye gusa rihabwa icyo gihe nari imari yego nabibonye musengero sinjye wari muhaye kirazira kwaka ikintu umuntu utigeze umuha aka kanya none byakora n'uburyo ameze arimo kwakitingamo yambaraga costume yambaraga vest ubu ngubu ku gashati ku gapando kameze neza ku dukweto tumeze neza ariko mu mutwe wapi aka kanya ajya imbere y'abakristo agatanga ikigwa tunabihuze ko na Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ngo hari abagiye ngo gusengera ahantu ngo ku butaka bw'ubukene ubwo baba bakene ku giti cyabo twebwe turakize dukize mu mitima dukiye kuri roho birakwiye ko yajya imbere y'abantu akayakwigishije amajwi y'Imana ameze kuriya ibibazo byose urimo kumbaza ndagera mubaza utubazo turaho nyine urihangana dusubize urumva nimba wenda hari abakobwa bakora ka kazi ko kwicuruza urumva biragoye kuba wowe ukishijwe byatari ku buryo wagenda ukababwiriza ariko babonye umuntu usa nawe sinzi wenda ngo ndi kumushyigikira by'uriya musatsi afite ariko barangiye ku bwanjye ntekereza yuko umuntu afashwa bitewe n'uko wowe akubona nimba ngewe Manzi ndamukunze atabyisiga atari umutinganyi aza kujya mu butinganyi ngomeza ndamukunda aza kubivamo ngomeza ndamukunda then aza kuba mu Prophet ngomeza ndamukunda ariko aho byaje kurangira yateye tentire mu mutwe urumva kuri ngewe hari inkomanga nagize ariko wasanga hari abamwumva bakumva ibyo avuga n'ibyo yakoze bakamushyigikira kuko abantu bose ntabwo tugira imitima imwe ari nkaho yajya kwigisha bakamutera amabuye hari naho yajya kwigisha bakamuha ikaze ese nk'umugore we nanjye urabizi ko ndi umupapa ndubatse ejo bundi nizizaga isabukuru y'imyaka 17 mbanye maze mbana na madamu birakwiye ko umugabo yafata umwanzuro mwagiye mu murenge murasezerana ibyo mwasezeranye ndabyibuka mwasezeranye ivangamutungo risesuye kandi mwarabyemeranyijwe ari n'amabwiriza gitifu cyo munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyamirambo ari naho twicaye yababwiye akabaganiriza yaba yarakubwira ati umugore wanjye wenda
ndumva nshaka gushyira wenda utuntu n'utu mu mutwe kubera impamvu izi n'izi ariko iyo aba yarabikubwiye ntago mu mujinya y'amavideo ndimo ndabona wabyakitingamo impamvu atigeze abimbwira nizere ko nawe urumva yabishyizemo nari mu rugo urabizi yuko urugo rwanjye muri ino minsi nari kumwe n'umugabo wanjye urugo rwanjye nabaye nakiri mu rugo rwanjye muri make urumva iyo nza kuba ndi kumwe n'umugabo wanjye ntago biriya ari kubikora kuko n'igihe twari tumanye ntabyo yigeze akora ahubwo kubera ko tutari turi kumwe bishoboke yuko yabuze umuntu umugira inama ntabwo ari kwifata ngo amamagare atire madame cyane cyane yuko njye nta na phone mfite ntabwo ari kwifata ngo amamagare niyabona naho amamagara ngo ngiye gushyiramo tentire arabizi ko njye ntabyo nari kumukorera ahubwo we kuko yari wenyine mu rugo nta mwana nta mugore ntaki yifatira uwo mwanzuro nyine ari ku giti cye uba ari hehe ende umugabo wawe ari aho twabaga arabana aho mwabaga ni hari ni mu rugo rwanjye nawe uyu mwana ari kwa nyirakuru umwana wanyu ni mwiza cyane nanamusuje ari hose nabona iki kiganiro ni mushiti wanjye ndamukumbuye ashe nk'amezi agera muri 6 namubona ndamukumbuye ari kwa nyirakuru mujye muvuga kuri telefoni Prophete Manzi Prophete Manzi ntago duheruka kuvugana ejo bundi heruka ku telefone ya murangi yaravuye mu kazi ndabase hari amayinite ufite arambwira ati yego nari nje kumubaza hari utuntu nashaka hari akabazo nashaka kumubaza nubwo kunyitaho nabyo byabaye ikibazo dusanisha ubuzima none ubayemo nk'umugore w'umugabo ukaba ucumbitse uri wenyine hari ibindi bigeragezo biba ushobora kuba uba mu gipangu kirimo abasore cyangwa n'abagabo badafite abagore akabati harimo icyuki ndagira nkomanga nyine kwa n'ubuzima bayemo butari bwiza mu bwati niki ubuzima bayemo ubayeho ute none aka kanya urimo uranyura mu bihe bigeragezo ibigeragezo byo ni byinshi ukurumva n'ubuzima ndimo nago ari ubwo nagakwiye kumba ndimo urumva nagakwiye kuba ndi kumwe n'umugabo wanjye twaburara tukabara turi kumwe twarya tugasangira ariko ubu ngubu urumva ndacumbitse umurumuna wanjye ashatse n'isaha yambwira ati mva umukobwa we nta ngo ebyiri zihahira na rugo rumwe rutunga ingo ebyiri bana na murumuna wawe yambana na murumuna wanjye ibibazo byo mfite ni byinshi hari ukuba ubuzima ndimo atari ubwanjye ubukene kuko urumva kuba nta kazi mfite murumuna wanjye abyuka agenda ubwo ni ngiye usigara mu rugo ibyo byonyine no kubona n'isabune kuko murumuna wanjye arambwira ati nzagufasha urabizi ko uri umuvandimwe ariko nanjye amafaranga mpembwa ntago aza ku kwezi ntago najya mbona ibintu bimwe na bimwe kuko hari n'igihe tunaburara hari n'igihe tunabwirirwa nta posho yasize hari n'igihe ngaraba nta sabune hari igihe mbese biba ari ibibazo birebire ibibazo byo ntago byabura biba ari byinshi cyane so aka kanya Manzi Sadunda Prophete kanya umubonye gashiduka wenda mwicaranya n'abamubwira iki icyambere cyo hari saga yabaye bwa mbere hari saga yabaye bwa mbere ari ahantu aheruka kunsanga gasi byagenda neza urumva ari kunshinja ibintu bigiye bitandukanye ubu ngubu mubonye ikintu cya mbere nakora ni ukumusaba imbabazi ariko bitewe n'uko yaza nawe hari ibintu byabaye cyo koza ikintu cya mbere nabanza kumubaza ni impamvu anshinja ubusambanyi kandi atarigeze mbona nsambana ariko ikintu cyose iyo mbonye nta kindi ansomamo Bishop ariko twamufatamo nk'ikimwaro urumva cyangwa nk'igisebo uburyo ashaka kugusenya kugira ngo wenda agukange umugore wanjye umusambanyi kugira ngo ati garuka basi birangire kuko ngenda kuza sinkuzi se turaziranye cyane nubwo batakubona hano turaziranye cyane tujya tunavugana na Manzi tujya tunavugana nakoze kuvuga ko hari imbogamizi zigera zituma batabona ibiganiro nk'uko bajyaga babibona ahandi mbikora wenda ni urwitwazo reka tumwihorere urumva aka kanya mwicaranye umubonye wakaza ko mwicarana mukaganira cyangwa ntabwo uramwumva neza kuko wagarutse ku kibazo cy'umutwe amubwira ati singushaka umeze gutyo erega mu gihe atarumva yuko nari umusambanyi mu gihe atarama agaciro nk'aho ndi umugore akumva yuko ndi ikindi kintu
biragoye cyane kumva kwicarana nawe ngo tuganire neza gusa nyine mu gihe azama agaciro akumva n'ibyo musaba nakabuza kwicarana nawe ntacyo bitwaye kujya gufatamo umusambanyi nyine ni wa mugabo Bishop kuri we mu mutwe hahoramo wa mugabo Bishop okay nta kibazo turimo hari akantu bura nagucenzemo hari agatego naguteze ariko biraza kugenda neza ariko nanone ntago dushobora kwirengagiza ngo bawanyuze kuri no mihanda kuri zino mbwa nkoranyambaga hari Olive yarabyaye baramuzi kuri YouTube channel Kigali nibuza 25 Muhoza Kaganga yarabyaye wenda ubungu byagenze uko ntago wenda bameranye fresh ariko bibaho mu ngo nkuko nawe bimeze reka twifurize umwana wa Muhoza isabukuru nziza y'amavuko muri cyo kiganiro n'iby'amahirwe yijuje umwaka ageze ku isi y'abazima isabukuru nziza ahari hose hatandukanye nago twago twamuririmbira gusa Imana ikomeze mukuze mu mahoro abari abadukurikiranye bakoze kumaza ngo kuki utazana Kaganga na Muhoza mu kiganiro ngo tumenye ngo bimeze bite amakuru nabaha nuko Kaganga Muhoza wa Kaganga atazigera yongera agaragara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye kubera ari aravuga ngo niko zubakwa nakubwiye ko nizizi imyaka 11 mbana n'umugore wenda kwihangana kwanye gurashoboka sibyo gutuza birashoboka ariko arabadatuza tubyumvikana hari amafuti umugabo cyangwa n'umugore ariko nyamwana rwose dukwiye kubana mu mahoro tukabana muri paradizo tugashyira hamwe nta kiryohera umugabo nko gutaha atashye mu rugo rwe asanga abana mu rugo nta kiryoha nk'umugore gutaha wenda agahura mu rugo n'umugabo we n'abana be mama wirute papa wirute byagenze gute gahunda zose bimeze bite urumva ki abari ibyo agaciro bijye bitandukanye so aya masaha ni umunota wenda mufite surprise igenda itese kandi ariko nanone ntago nataruka no kubaje nka makuru yamuna mu kazi wawe ibintu bya surprise urabizi ko atari sawa ese mungiye sinshaka kuguha impano ntabwo impano nawe se twabanye nabi zimaye agira ngo kongeze urugo ajya n'urugo none se manzi sana ntabwo umva manzi ni yapfuye mbabarira sha nabubaye hafi ibyo reka ubwira isi yareba nk'uburi umugabo wenda we hari uko wemera ibintu hari nuko ubyumva ugasanga umugore wawe nta mpano wamuhaye okay urabona madamu wawe wenda dispose afite uribaza umugore wawe urabizi afite phone ya gatushe iriya noya kandi uzi ko nta kazi agira ako nshimira umuntu wayimuguriye abo afite touch ubwo nanjye abantu bayimuguriye nanjye bamfashe mbone phone urumva umuvandimwe wayimuguriye ndamusuje cyane yayimbishe urumva ugasanga urabizi ko umuryango wenda hari ukuzi ko umuryango hari n'ukuzi mbese urumva nta wundi muntu wabona wamuha phone ugasanga afite phone isiya iruta niyo ufite wowe ugasanga basi uri guhagurukira muri miliyoni direct umutwe hazamo ikihe kintu yayikuye inde yayimuhaye nta kazi ugira yamuye mu buhe buryo na famiye yawe ndabizi yuko nta wakikura miliyoni naho kugira ngo yebengure bure phone bego ugashinga business yego ati ukora iki nakazi bite fata nawe ibazire iyo shusho nari mu maso yawe kumva ngo umugabo wanjye yabaye ni cya Bishop sindagikira amafaranga narayakuye yarayamaye ndi kumuvuza ahita hashya noneho neza divorce no yahita yandika burundu akakambira ati rero mbonye ko ukunda ibyisi kuko ngo umuntu mu mategeko ariko nihanganisha umujyama wanjye ndamuzi yitwa Bobo asikacuruza imyenda bibaho cameraman yamaraseka fise yamaraseka bibaho Bobo yashatse umugore wabyanye na Theo bose babireba Yesu Kristo urumva amaze kumushaka babana neza bakumva shows igenda neza nuko buraba abakurikirwa mwayibonye umugore se yirirwa ku mbuga nkoranyambaga arimo gusebya umugabo akakanya umugabo yari afite imodoka ya Chikume arayigurisha ivatiri agura kamera agura na mikoro kugira ngo abone ibizatungurwa n'ibiki umugore nyuma yo binawe bigenda kundi arimo rirwa musebye nitubasebye abo twabyaranye nabo
cyangwa uba twagiranye ibihe byiza, uzi ibyishimo biba mu buriri uri kumwe n'umugore wawe muri muraganira. Abakurikiye amateka ya Nuza Jacques na Rose mwabibonye, Adamu na Eva ni byinshi, ntabwo bikwiriye kuza bavuga ubuzima bwawe. Shimira n'umuvandimwe wambwe ati Saka manager yego ufite isabukuru n'umugore wawe y'imyaka 11 mubaranye, ntabwo nkeneye ko ubizana ku mbuga nkoranyambaga. Ntabwo ari byiza gufata abana bawe ngo umugore ngo warakoze iki. Ni byiza ejo n'ejo bundi Fatuma yakatagwa n'abandi banyamakuru kanya yo gusina gasanye imbabazi zahe z'uburyarya z'ubugoryi z'ubupfumbafu. Reka tunabyiwe ibyo tuzanabivugaho. Icyo nifuza kino kiganiro ndifite kwasura n'umugabo wawe Manzi, muzi ibintu bibiri. Ikintu muziho kimwe ni umuntu wivumbura, kandi ikintu cya kabiri muziho cyiza ni umuntu ushobora kwicaza ukamuturisha agakumva. Erega icyo si cyo kibazo. Ubundi ikibazo nagakwiye kuba naragiye no mu rugo, ariko hari ukuntu umugabo yanga kukumva. Hari ukuntu umugabo yanga kukumva bitewe n'ibyo afite ku mutwe, nibyo bamushyizemo. Urumva ibintu afite mu mutwe biragoye yuko nasubira mu rugo afite umusatsi umeze kuriya. Yego nasi umusatsi ni umutima, ni ibitekerezo. Ntabwo ari umutima, ariko ari ukundi kuntu umuntu akugaragariza. Basi iyo nkundana nawe cyangwa afite uburyo yaranyeretse ko akunda umusatsi wo gutereka akashyiramo na dread. Ubu ugiye kuvuga ngo yakunze umusatsi kurenza umugore? Ntabwo ari ko mvuze. Kuki atawushyizeho mukiri kumwe? Nabyo tubyibaze. Yawushyizeho yaragiye. Umusatsi yawushyizeho naragiye. Biriya bintu yabishyize mu mutwe naragiye. Ntabwo yabishyizeho ndi mu rugo. Ariko nanone ikindi sister wanjye tubigishwe mwapfuye, hari ikiganiro mwakoze hano nakoraga. N'abadukurikiye bari hano mujye mukunda mukore subscribe. Nakoraga reka nahavuge kuri Kigali Trend mukore subscribe, no kuri Dream TV mukore subscribe, no kuri Ishyaka TV 50 mukore subscribe, hanyuma bigende neza. Niho nakoraga nabonye muri telefone umuntu yaraguhamagaye mubipfa, turasa nk'abasoza musa nk'aho mubipfa. Kubera iki telefone yaguhamagaye umuntu runaka? Ese byari bikwiye kuba yakivumbura atazi uwo ari we? Uwo ari we yaramuzi, ahubwo ikibazo cyabaye cy'uko iyo nimero nanze kuyitabira mu kiganiro, nicyo cyatumye abyanga. Okay, uraza kunyemerera surprise nyizane. Cameraman uraza kumfasha ufungura aho hantu, uraza kumfasha ufungura aho hantu, wenda gato ahantu turi batwihanganire. Ari ukuntu bishobora guhita bigenda ukundi kuntu bitewe. Dushimire abadukurikiye bari hano turi Nyamirambo munsi ya stade Mumena. Umuntu ugiye kujya kuri stade ni ku cyapa cya 993 tumana ku ibumoso, naho ngaho nahantu hameze neza cyane, serivisi zabo ni fresh, bakwakirana urugwiro. Reka tubamamarize kuko aya madiva twiciyemo ni ahantu heza. Ahangaha n'abanyamakuru bagiye batandukanye, abanyamakuru bo mu Rwanda mo barabibona ahantu twice banahamenye. So cameraman araza gufungura umuryango, umuntu ugiye kuza rwose yinjire fresh. Anzaniye impano, sinzi nimba ari anniversaire wagize, cyangwa biza kugenda ukundi kuntu. Sister, so impano yawe no munsi cyangwa surprise ndayigufitiye. Sinzi nimba uno munsi ari sawa kuri aya mavuko, sinzi impamvu Ishyaka manager ari cyagukora bidatuma cameraman na abwira umuntu ufite impano yanjye azi tumushyira kuri kamera. Basi iyo mbwiza ukuri kariwe ntabwo byari gutuma biba byiza. Meze bite se? Ni ariko na sister yanjye mbese murifashe murangambara. Murangambara yari kubahuza. None se kumuza nawe byari ngombwa yuko ubanza ukamubwira nanjye ukambwira, iyo ubanza ukatubwiza ukuri. Oya nazo mwandikira SMS. Bebe urabizi ndakubaha pe, ndakubaha. Ubwo njye ibyo nubimbwire. Sibyo
ibyo uvuga nge ntubimbwire ndabizi ni surprise ndabyemera ese surprise y'iki ari keke nkuzaniye surprise nge nta keke nkuzaniye surprise igomba gukurikira surprise se ni iyi kereka niba mwayipanganye mwe mwana namukumbe bro mwana bwese rekona urabizi ko nkuba isi Nyine, ya arabizi kugira ngo mbanze nicare nawe tuganire numve nuje hasi ubonere kambabazi buretse ari ukazaza yambaye imisatsi yayihinduye barimo nakumburanye disi we mfiteho namusuhuriza cyanjye mbikore hakanye mbikore mfiteho namusuhuriza hatari aha ngaha abaye nyuma ya kamera namusuhuza nicyo nicyo byoroshye sinzi n'umunyumvane icoco nico ahubwo bibaye byiza ngo icoco nico kuba wanumyeho ngere shaka se reka nkubaze reka tureke ibyo bintu byose ntago ari ngombwa kwirwa mwirushye icyo namubwiye arakizi sibyo icyo namubwiye arakizi kugenda jya bakizi nese uragiye nese niko bini ayi kibazo ntago ari umugisha nese naramubyaye wigize wumva mbyaramugisha nge nabyaye mugisha ku buryo nzana nawe hano ahubwo nyine ikintu kiriho oya umva saba imbabazi ndetse ese naramubyaye nyine ntuzi kuvuga ngo nta mugisha nzane hano naramubyaye nyine nge nabyaye mugisha ku buryo uvuga ngo oya mani byiwe ase siya basi babaye oya binori siya kabwi